sengana uriya muntu mwitondere kubera ubuhanuzi bw'ibinyoma ugende gake azakugira gutya uriya muntu ni ukuroga uriya mugabo si uwawe uriya mugore umwitondere umugore wawe aguca inyuma umugabo wawe arasambana ubwo buhanuzi busenya ubu nabahagurukiye n'umuntu wese wajujubijwe n'umuhanuzi uzampamagara mugore wakasiwe na Pastor Claude ubwo mpamvu reka bitemo ariko reka muhamagade reka nyitabashaka zira ry'Imana umubwire ngo sheri yega burye jewe ntazikangira mwana unyere n'ikimenyetso cy'uko koko mwateretanye cyokora ni numva umwise sheri nahita amenya yuko mwateretanye kaze muhamagare sha yego sha rukundo rurongera urabyutse nda umugabo mwibukije umugore bihe byiza nari mu bihe byiza hanyuma rero nibwo yahise icyo gihe hari byo tutumvikanyeho urumva ikibazo uri bize kandi ntabwo nshaka kuganira n'umuntu uri bize ntabwo ndi bize tumanuka mu mwandiko Revera Pasteur Justin waragira uti mama Sharirene utibwira yuko uzashaka kutuvuga ngo muri ayo mayeri yanyu wigize umukirisitu wiyorosa uruhu rw'intama atumenye ko agena ari buryohe wayakomakomye ngo ayo mazi tije nta cyaka afite sinshaka amazi kuri wowe bihagaze gute ku kantu k'icyaka wowe nta cyaka ufite Jewe se ko ndi kwibariza wese mwavuganye ku ama urayazi byibuza amazi Justin yavugaga urayaza ayo mazi igihe yajyaga gucisha no kwa buryohe ashaka amazi gucisha kwa buryohe kwari ugucisha buriya kwari ugucisha nyine ko buriya umuntu wese kujya gucisha kujya gushaka ibyo udafite nibyo bita gucisha se nibyo bagereranya no kuraguza kujya gushaka ibyo udafite mu yandi magambo ko yaragiye gushaka ibyo atafite yego ayo mazi ubwo ntiyayagiraga buryo hamaze gukoma rero nibwo yahise yumva ko afite ayo mazi yego ndakumva muvandimwe yakoraga ku kibero cya mama Sharirene amazi wasanze arimo yaje mu kigano nta mazi afite wasanze arimo byibuze ukozeho igihe nagize igihe wakoraga ku kibero cya mama Sharirene ikibero jewe papa buryohe uriya mugore biragaragara ko afite agaragaza amatako meza gusa n'Imana yarayamuhaye yarayamuhaye nyine ariko tutabeshenye wa mugari papa buryo iyo umugore aje iwawe gahunda urabona hari igihe umuntu anyuramo ahantu mu kabande harumutse nta mugezi utemba hanyuma nyuma y'iminsi akavura kagwa byaterwa n'uburyo akavura kaguye akabande kakongera isoko ikongera ikaba nziza ubundi mama Sharirene ukozeho wumvise isoko yabamo cyangwa bigaragara inyubahiro yinjiye mu cyubahiro inyubahiro nibwo byumvi bimenyekana nyakubahwa yinjiye kwa nyakubahwa uyu mugabo witwa Zekera ufite channel yitwa Kiranuka TV mama Sharirene yigeze kumubwira ati ikariso nakuguriye ntabwo zirarangira ntabwo zirasaza ngo kugurira izindi ni gute umugore agurira ikariso umugabo utari uwe ninde waguriye undi se mama Sharirene yaguriye ikariso Zekera tugushimire urugendo rwiza twifuriza urugendo rwiza murakoze cyane asante sana ubarikiwe sana nawe Pastor murakoze cyane bitamera nk'ibintu byo gutinda mu makoni nshaka kumenya urukundo rwawe ruri hagati yawe na mama Sharirene kandi ari wowe ni wowe yaguriye ikariso ni wowe ufitanye urukundo na mama Sharirene weze keri wowe umbaza kandi ari wamusabye ko ari wowe wagusabye ko umurongo yakwandikiye message ndazibona WhatsApp aravuga ngo Ezeke esi yumvuze urarya ugahaga ariko ni byiza ko nakuguriye n'ikariso izo kariso nakuguriye nizo wambara hanyuma ukabona uburyo wambika akabuno kawe arakuzi hanyuma rero yego twagiye kubona ikiganiro tugiye tubona rwose aravuze tugati mwabapagani mwe mubona ari bande baboneraho agakiza n'undi abaziye ngo nabisi Nyagasozi uyu mudamu uyu mugore no mugore utiyubaha ntiyubaha ntiyaha agaciro ntazi igihe avuga ntazi igihe avugiramo ntazi ahavugira ntazi ababwira apfa kuropoka gusa ibyo ni ukuropoka kuropoka kuvuga kuropoka ni ukuvuga ngo ati turabivugira inyuma ya kamera urumva inyuma ya kamera rero niho yambwiriye arambwira atari kuzi ko buriya ngukunda
urabyumva neza arabitinyuka se ambwa ati Pastor Koro ndakwikundira uri umugabo mwiza byaba ari ukwikina nubwo nashakanye na Pastor, Koro byaba ati ari nubwo ukwikina. nashakanye na Papa Sharirene nawe akaba yitwa Korode mugenzi wawe wabyumvise neza wabyumvise neza ntabwo ari ukwikina arakubwira ngo ndakwikundira uriya se Mama Sharirene maze niyo muvuze kare akumva navuze izina ry'ubwabyo mbo hajya yambara suppress akamara amasogisi ashobora kuba arana amasogisi ya suppress abagiri yambaye uwo munsi ushatse kuba karara n'inkweto ninakupenda Mama Sharirene aranyemera buriya abagira ngo muvugeho hanyuma hitarana inkweto yambare suppress uwo munsi natari mugoroba ahitarana amasogisi buriya nicyo bivuze yanze kwitaba nyine ntayo namuhaye nagiye gushaka abamurusha ubwiza none wenda nagiye gushaka abamurusha ubwiza ibihumbi 150 wahaye wa mukobwa kwa Karusi kuki utabihaye Mama Sharirene nanjye nicyo kibazo ariko se yakuguriye mu cikopo ntacyo wamuhaye nanjye nicyo nibaza umve nongera icyo Juste nongeraho yamuguriye mu cikopo nta kintu wamuhaye winganisha hirya hari nimba twajya turirimba mu madive ngo iby'amasa tigeze kubona iby'amatwa tigeze kumva iby'imitimiti igeze itekereza iby'amasa atabonye iby'imitima itatekereje iby'amatwa atumvise ibyo nibyo Mama Sharirene abagira ngo yereke abagabo wabyumvise neza yigaragaze Mama Sharirene ko nta kandi kazi yakoze Mama Sharirene ko ntaho yakura ari amafaranga ari etaje wayikuye he yo taje wa mugore we arambabaje taza kwinaga mu mugozi arambabaje uriya mugore Mama Sharirene rimwe gasopo kabiri gasopo gatatu gasopo kane tezevu umugabo yigeze ku umugabo ngo tezevu acecekera iki Mama Sharirene ceceka urabyumva neza umugabo umwe yarafite igipangu arangije yorora imbwa ku aragira ajya kugira yakwanitse baza wumve se arangije ko yakwanitse acirira ikibwana cy'imbwa arangije yandika ku gipangu ngo hano hari shemesha Mama Sharirene rero nkubwira ubwa mbere na nyuma aha ngaha kuri aba bagabo uri muravuga hari imbwa iryana ku gipangu cyabo hanyuma rero hari uburyo avuga ko bamwe muri twebwe ngo tuza kwanika abantu ngo tukabambura ubusa we umugore muzima utegeka ngo we nta habi haba hazaza harutaho twavuye aho tujya ni heza kurutaho tuvuye naho se akantu ko kuvuga ngo uriya mugabo yarindushye uhe Papa Sharirene yarindushye nyine gusa uriya mugore ubona ari wowe urabona uriya mugore mw'abana usibye babandi bapfuye muri tekinike usibye batagira ubwenge babihamagaza n'iki ngo reba niyereka kuri video call wabonye yagera ku kibuga cy'indege ngo gafotora ikibuno yewe hanyuma aragiye agafata kamino kageni aka kantu wakigiye Pastor Gasaro TV. Reka mbasuze kandi mbifuriza ibihe byiza mwebwe mudukurikira umunsi ku wundi ndabashimiye uburyo mubana natwe mu nkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi nitwe Ezekiel nk'uko bisanzwe imbere ya kamera turi kumwe na Pastor Claude Niyonzima umwe mu bagabo b'Imana. Pastor umeze neza none so watangiye meze neza urakomeye nane wenda reba umuhanzi witwa Birashoboka yihakanye ngo umwana byose birashoboka habaye intambara ikomeye ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo hagati ya Nepo Urugendo TV na byose birashoboka yavuze ngo siba video wamuginga umfashe nibyo narebaga okay nago byatuma ariko tutiyizira mu mwandiko mu kanya ngiye kubona mbona uwahimbwa akazina kitwa Nyiranzogera hariya mu Nyakabanda aba yikojeje mu myaka aragufasha gukubita kuri thumbnail Juste abamukubiseho
yewe nanjye ntiyasiga n'umugabo witwa Karosi aravuga ngo n'ubundi avuga ibikorwa biganisha kuri za Nyagasozi n'andi mazina atandukanye. Wakiriye ute kuba uyu mubyeyi Nyiranzogera yongeye kwikoza mu myakaka akavuga aganisha kuri Pasiteri Claude n'abandi bafatanyije? buriya rero ahuguka tuganira uhugutse ndabona ntazi ndimo ndareba iyo tamuneri niba ariyo koko ahubwo ndimo ndabona ahantu uburyo yamukoze ku matako ndimo ndareba aho uburyo yamufashe ku matako ndakibonye ikiganiro zamura mikorofone ariko tugende. mwabahanuzi mwe kwirirwa ujya guteranya abantu ingo ukazisenya ukica amakwe y'abantu ugateranya abantu bari bikundaniye ugateranya abaturanyi ugateranya abasengana. uriya muntu mwitondere kubera ubuhanuzi bw'ibinyoma ugende gakeya azakugira gutya. uriya muntu niwe ukuroga, uriya mugabo si uwawe, uriya mugore umwitondere. umugore wawe aguca inyuma, umugabo wawe arasambana. ubwo buhanuzi busenya ubu nabahagurukiye n'umuntu wese wajujubijwe n'umuhanuzi uzampamagara. waba uri mu bagize uruhare rwo gusenya urugo rwa Mama Sharirene? sindi Claude, sindi umugabo we. none yaba ari kwikoma mu bantu basenya urugo rwe, kuko mu bintu numvise ngo abantu zibasenya ingo umugore yikoma umugabo we, umugabo nawe akikoma umugore we bitewe n'ibyo bapfa. buriya rero jewe impamvu yashyizeho kuki atashyizeho iya nta kabanyura Claude se ariwe Papa Sharirene, usibye ko binavuga ko bishobora kuba atari nawe neza uko bivugwa. kuki atashyizeho iya Papa Sharirene nta kabanyura Claude agashyiraho ifoto yanjye n'iya Ezekiel n'iya Karosi n'iya Justin, nuko adukunda. mu byo wumvise avuga se wumvise harimo ibintu biganisha ku rukundo. niyo naba ntari pasiteri wese sinaryamana nawe, niyo naba ndi umupagani ndi umusambanyi ntabwo naryamana mu Sharirene. kubera iyihe mpamvu? oya nyine kubera iyihe mpamvu? afite iyihe nenge yatuma Yongwe yavuze ijambo rivuga ngo Yongwe yigeze kuvuga ijambo rivuga ngo bisaba idasa. bisaba idasa. ntabwo rogeye nsa n'uriya muhigikazi, ariko ngo mwakanyujijeho uriya yarankunze nyine yarankunze yashaka umurongora ndabyanga. niyo mpamvu rero ubona aba nkunda cyane nkwega umugore wakatiwe na Pasiteri Claude. ubwo mpamvu reka bitemo ariko reka muhamagade reka nyita bashaka ziraryimana umubwire ngo sheri yega buriye jewe ntazikangira mwana unyihere n'ikimenyetso cy'uko koko mwateretanye. cyokora ni numva umwise sheri nahita amenya yuko mwateretanye. kaze muhamagare sha. yego sha, urukundo rurongera urabyutse umugabo mwibukije umugore. yaramborotse yarakuborotse pe. yaramborotse n'izina ry'Imana bose ko yamborotse. nguhindi ya kabiri se? yime ndakubwiza ukuri. yime yanze gucamo. oya idore yarayiborotse ngiye burundu. ubwo yaborotse yerwa na kangahe? 6 6. Tandatu gatandatu akira nubwira arebe n'iyi ngiyi iherwa na 68. iherwa na 68 nayo urebe aho ngaho iriho nayo urayifite se ntabwo urayibona koko? ntuyivuge basi nyivuga. iherwa na 68. se ntabwo urayirangiza Pastor? mutuganirire mutubwire
mutwibutse byose nayo yarakuborotse Ciyemo. takubwiza ukuri namenya ko ari wowe nayo yarayiboroka umuntu utangiye guseka mugabo umugore ntiyanze kwitaba umugabo cyo yarakwanze ko Ushobora kuba atari hafi yayo ariko njye muhamagaye kandi yanyitaba wowe uhamagara. muhamagare mubwira ngo urire inuza muhamagare mubwira ngo urire ikariso Ikariso. indeko zose nanjye naramuborotse da siko nanjye namuborotse ariko zose kamwihorere reka twigendere ndabona yanze kukwitaba ariko uravuze ngo waramwanze ni ikihe kimenyetso kigaragaza yuko uyu mudamu koko wamwanze ese arugusaba yarugusabaga wari uri mu bihe bimeze gute ko twumve yuko wenda hari ukuntu yagusabye no kwigenza Nari ndi mu bihe byiza. Nari mu bihe byiza. Hanyuma rero nibwo yahise icyo gihe hari ibyo tutumvikanyeho. Urumva? ikibazo uri bize kandi ntabwo nshaka kuganira n'umuntu uri bize Ntabwo ndi bize. tumanuka mu mwandiko Revera Pasiteri Justin waragira uti mama Sharirene utibwira yuko uzashaka kutuvuga ngo muri ayo mayeri yanyu wigize umukirisitu wiyorosa uruhu rw'intama atumenye ko agena ari buryohe wayakomakomye ngo ayo mazi tujye nta cyaka afite sinshaka amazi kuri wowe bihagaze gute ku kantu k'icyaka Wowe nta cyaka ufite. Cyewe se ko ndi kwibariza wese mwavuganye ku urayazi byibuze amazi Justin yavugaga. Urayaza ayo mazi. ntayabwirwa n'izi ko nabaza we bari bayazaniye Zeke urayazi. Ntabwo hayoberwa. nabaza we bari bayazaniye Amazi ikivomesho iyo kikuzaniye amazi byibura ushobora kuyanga kubera kumva kabishye cyangwa se ari amazi y'ibishanga nyine ntawamenya bimeze bite yahagaze gute pastor buriya rero iyo ukeneye kumenya akabande karimo umugezi gatemba amazi ukabwirwa n'intuze ukabwirwa n'uburyo gateye cyangwa se n'uburyo karemye igihe yajyaga gucisha no kwa buryohe ashaka amazi gucisha kwa buryohe kwari ugucisha buriya kwari ugucisha nyine ko buriya umuntu wese kujya gushaka ibyo udafite nibyo bita gucisha se nibyo bagereranya no kuraguza kujya gushaka ibyo udafite mu yandi magambo ko yaragiye gushaka ibyo atafite yego ayo mazi ubwo ntiyayagiraga buryo hamaze gukomakoma rero nibwo yahise yumva ko afite ayo mazi cyangwa se ugasanga na wasake yari imaze igihe ifunze kubera kutabona ubwishyu yaragiye gufunga yari yarafunzwe ntakabanyura se ari wowe wayafunze none ko yakubwiye ngo umufungurire bikanga oya ntabwo byari gushoboka none ari kubura kwigira kwa buryohe ngo ajye gufunguza kanibarize buryohe igihe wakoraga ku kibuno cya kuyita kurya mu mashareni wasanze amazi arimo cyangwa ntayo warafunguye se wakora ugahita umenya ngo arimo cyangwa ntayo sana nese iyo urebye ubona arimo cyangwa ntayo iyo nitegereje kuko ikibuno yagishyize kuri social media kanumve buryohe numve ningira amahirwe nkamufatisha Ego Pastor Klo. Chano ya Buryohe TV abantu bakoresha subscribe kuri Buryohe TV. Uko niko kuri. Hanyuma ndashaka kukubaza ndi mu kiganiro. Ko munteraniye mwese. Ndashaka kukubaza. Yego ndakumva muvandimwe. Wakoraga ku kibero cya Mama Sharirene amazi wasanze arimo yaje mu kiganiro nta mazi afite wasanze arimo byibuze ukozeho. Igihe nagize igihe wakoraga ku kibero cya Mama Sharirene. Ikiraro ikibero
jewe papa buryohe uriya mugore biragaragara ko agaragaza amatako meza. gusa niba imana yarayamuhaye yarayamuhaye nyine, ariko tutabeshenye wa mugari papa buryo. Iyo umugore aje iwawe gahunda, urabona hari igihe umuntu anyuramo ahantu mu kabande harumutse nta mugezi utemba, hanyuma nyuma y'iminsi akavura kagwa, byaterwa n'uburyo akavura kaguye, akabande kakongera isoko ikongera ikaba nziza. Ubundi mama Sharene ukozeho wumvise isoko yabamo cyangwa? ariko mwarabyitiranije, ni mama buryohe wakozeho, ntago ari njye. Muzakurikire video murebe. Kandi mama buryohe ndumva muri kumwe musuhuriza, aremewe. Oya ndimo ndava Musanze na nuza na Kidaho yo za Burera ariko dukora ikiganiro. Mama buryohe niwe nk'umudamu mugenzi we, niwe wakoze ntago ari njye wahakoze, nta nubwo nari kubitinyuka. iyo aba ari wowe ukoraho, iyo uza gukoraho ukumva gahunda imeze neza, wari guhita ubwira mama buryohe ati tusoze ikiganiro. Oya ntabwo nari gukora amakosa yo gufata ku matako y'abandi cyangwa ku mabuno y'abandi. Kandi ko umugore yakora ku itako ry'undi mugore agahita amenya ko gahunda y'amazi. None se papa buryo, yego birashoboka ko umugore yakora ku wundi mugore akumva ko amazi arimo, atari umugabo byibuze ukozeho ngo yumve ko ashitse? Ntabwo bigaragarira inyuma, nibyo abantu bibeshya. Bigaragara inyubahiro yinjiye mu cyubahiro. Nibwo bimenyekana. Nyakubahwa yinjiye kwa nyakubahwa. Yego rwose, naho birango ngo afite amabono, ngo afite mu ntege hameze gutya, afite amazi. Ibyo ngibyo nibyo abantu barebera inyuma, ariko ntabwo hari igihe ubona nameze neza inyuma aho ngaho wakwinjira ugasanga ni mu butayu bwa Sahara. Wa mugani biterwa na gahunda. Biriya bigira ubimenya neza inyubahiro yinjiye mu cyubahiro. Inyubahiro yinjiye mu cyubahiro, uremewe. Hanyuma dufite mama Sharirene, ubona ko akunda kuvuga ku bagabo cyane, ntavuge ku bagore bagenzi be. Buriya ruba ari urukundo afitiye abagabo, ni santima afitiye abagabo, akaba yarabuze ukuntu yababona. Impamvu bavugaho ni uyizi, ariko kubagirira santima ni umuntu afite umubiri. Yego. Ariko icyo nzi cyo uburyo muzi buryo ari umukristo, ntabwo yagwa mu cyaha cy'ubusambanyi. Ntabwo yagwa mu cyaha kuko aracyari muto, ahubwo Imana izamuha umugabo. Uyu munsi hari umugabo witwa Zekeri ufite channel yitwa Kiranuka TV, mama Sharene yigeze kumubwira ati ikariso nakuguriye ntabwo zirarangira, ntabwo zirasaza ngo kugurira izindi. Ni gute umugore agurira ikariso umugabo utari uwe? Inde waguriye undi se? Mama Sharene yaguriye ikariso Zekeri. Ezekeri niba yari yakennye, niba yari yakennye akamutera inkunga, ibyo ndumva byaba ari ibintu bisaza, ahubwo amushimire cyane. Umugore akagurira ikariso umugabo utari uwe. Hari igihe Ezekeri yari wenda icyo gihe yari umukene, noneho ubwo amugirira impuhwe azimugurira. Hanyuma reka dushimire mama Sharene waguriye ikariso Zekeri, ubwo Zekeri azagaruka tubwire uburyo yaguriwe mu cikopo n'umugore utari uwe, nawe azabitubwira. Hanyuma Zekeri muri iyi minsi umugore yarifashe agira gutya arigendera, ubwo inyubahiro ntiyabuze icyubahiro ikije agacaho. Ezekeri yagize ate? Umugore yaragiye kwa kabiri, ariko Imana ishimwe kuri uyu wa gatandatu yari yaragarutse. Ukavuga ko uravuga ko baragiye kubera gahunda itameze neza. Buriya Zekeri ntajya kuba afite amakangato yo kuri kamera gusa kuri Kiranuka, ariko byagera mu cyumba ugasanga inyubahiro ibuze icyubahiro. None se bazegereye Buryohe TV ko duhari kugira ngo tubafashe kuri icyo kintu koko. Bazegereye Buryohe. Nicyo tubamariye. Nicyo tubamariye rwose. Yego, bwana Buryohe, reka tugushimire urugendo rwiza, twifuriza urugendo rwiza. Murakoze cyane. Asante sana, ubarikiwe sana nawe. Pastor, murakoze cyane. Bitamera nk'ibintu byo gutinda mu makoni. Nshaka kumenya urukundo rwawe ruri hagati yawe na mama Sharirene. Kandi ari wowe ni wowe yaguriye ikariso. Ni wowe ufitanye urukundo na mama Sharirene, we Zekeri, wowe umbaza. Kandi ari wamusabye ko ari wowe wagusabye ko umurongo yakwandikiye message ndazibona WhatsApp. Aravuga ngo Ezekeri, ese yumvuze
urarya ugahaga ariko ni byiza ko nakuguriye n'ikariso izo kariso nakuguriye nizo wambara hanyuma ukabona uburyo wambika akabuno kawe ukabasha kumvuga si kwa kwandikiye cyane ariko ubwo ndumva ataba ari jye jyenyine kuko urebye kuba yashyize kuri thumbnail basanga nabo bambara ikariso niba ari ibyo jewe ni santima angirira santima yego aho niho nshaka rero jewe ngirira santima mama Charlene n'umuntu yamuhamagaye ariko rikanongere ndebe ko oya ibyo bivemo pastor bivemo tubwira uburyo satama zagenze rogi byagenze gute nibyo nshaka kumenya ubundi rogi rero ntabwo rogi zirimo ese santima zaraje gutyo gusa nimwagira uko mwigenza oya ushobora kureba umuntu ukamwikundira kandi rero nkubwiza ukuri buriya mama Charlene aranemewe ariko ukunda gukora ibiganiro uhamagara Claude mana yanjye urabahamagara mama Charlene ese ni mama Charlene uhamagaye kanyitabe wumve sha ubundi ruhani nkoyoyo ntaga gufupye arakuzi hanyuma rero yego twagiye kubona ikiganiro tugiye tubona rwose aravuze tuvuga ati mwabapagani mwe mubona ari bande baboneraho agakiza noneho ndabaziye ngo nabise Nyagasozi uyu mudamu uyu mugore ni umugore utiyubaha ntiyubaha ntiyaha agaciro ntazi igihe avuga ntazi igihe avugiramo ntazi aho avugira ntazi ababwira apfa kuropoka gusa ibyo ni ukuropoka kuropoka kuvuga ni ukuropoka ni ukuvuga ngo ni ukurekura mu yandi magambo ari kuri ibyo abonye ntabwo amaze kugenzura mu bwonko bwe kuko iyo avuga ngo abantu baha abantu 5,000 ngo babashakire inkuru ngo bavuge bagenzi babo uyu munsi wa none amajwi yafashe uriya mugore Claudine wa Just Media TV yarangiza akayahereza undi mugore mugenzi we ufite channel ariko buriya ngo rega ndababwira nanjye nibwira igihe n'igito byose bikarangira mu yandi magambo arihanurira abwira azikabwira abantu kandi ari we wibwira mu mutima we kuko niwe muntu ugira ubusutwa kazi niyo muntu ugira ubunyagasozi kazi mama Charlene ase wamuga n'umugore watinyutse kukwiterera ntabwo yemewe akakwibariza inyubahiro ntabwo yemewe umugore watinyutse kukwiteretera akakubaza buryo haravuze ngo ni nyakubaha uhura n'inyubahiro ngo yashakaga inyubahiro da hana yewe ndibaza bura ufite ibimenyetso byabyo yuko yayishakaga byiki yuko yaguterese mama Charlene se yewe twigeze kwikoranira ikiganiro turi babiri kuri kamera yego muri 2020 niba ari na 20 ibintu nk'ibyo mubaza ndabaza ntese ntabwo wasubirana na papa Charlene ati turabivugira inyuma ya kamera urumva inyuma ya kamera rero niho yambwiriye arambwa atari kuzi ko buriya ngukunda urabyumva neza arabitinyuka se arambwa ati pastor Koro ndakwikundira uri umugabo mwiza byaba ari ukwikina nubwo nashakanye na Koro ati nubwo nashakanye na papa Charlene nawe akaba yitwa Claude mugenzi wawe wabyumvise neza wabyumvise neza ntabwo ari ukwikina arakubwira ngo ndakwikundira uriya se mama Charlene maze niyo muvuze kare akumva navuze izina ry'ubwabyo mbo harya yambara suppress akamana amasogisi ashobora kuba arana amasogisi ya suppress abagiri yambaye uwo munsi ushatse kuba karara n'inkweto byadana asanga ubwo utaramubwira urumva yaryamye arandota yakanguka akantekereza kandi undota ubundi ukwiye kundota ni makire wabyumvise ikibazo rero nuko ashobora kuba guca inyuma kuko njya kubona yatatse Ezekiel mama Charlene niba yatakarira abantu akunda ntabwo mama Charlene yaguha wowe ikize ese ubwo waguhaye ikarizo yakwimiki natwe umucenge yakwihera wowe none zeshatse kuguha uranga iriya etage rero aranga baza uve iriya etage yego ariko ngo niyo imuteye umurengwe wa yabanza wumvise reka nkubwire umuntu nashimira Imana ibyo yamukoreye ntimukamutera amabuye hari ibyo Imana yamukoreye ahubwo uzi ko mbere yuko ayibona yabanje kwiga tekinike y'uburyo akwiriye kuyishakamo agafotora ikibuno agasimbukira kwa Buryohe agahita aza akabwira abantu ati ndashaka kubigisha bagore uburyo mukwiriye kugira uburayi imbere y'abagabo ya mugore rero ahita abona etaje wari ubizi kukiyanze kunyitaba koko
uyanyitaba nkahita mvuga nti how are you Sherry umeze ute Sherry uracyankunda nka mbere Sherry wabyumvise rero jewe mama Sharirene aranyemera ahubwo nabiriya ubona bayivugisha ubusabusa buriya mu yisinya gasozi cyo sinarimo niwe yisinya ninakupenda mama Sharirene aranyemera buriya abagira ngo muvugeho hanyuma hitarana inkweto yambare espresso munsi natari mugoroba ahitarana amasogisi buriya nicyo bivuze yanze kwitaba kundi ubu yanyitabye kuko nkahita mbaza nkamubwira utuntu n'utundi wabaza ugasenga Imana urumva rero buriya mama Sharirene ni team imwe na Pastor Mutesi n'undi muntu utuye mu murenge wa Nyarugunga wabyumvise Tekinike Diro ko ninde kubera icyo utinya kumuvuga uwo muntu ubwo oya sinshaka kumuvuga ugiye kuba nka mama Sharirene ntabwo nanyweye kofi ubundi aravuga ariko kugira ngo agaragaze abavuga abarazamutse tereba ifoto ya Pastor Claude arayizana azaniya Ezekiel azaniya Juste azaniya Karosi maze arangije aherezamo abantu ngo ararimo arabwiriza ijambo ry'Imana ngo afitiye Imana banza wumve ngo afitiye Imana ngo umubabaro ngo abantu ngo bigize abahanuzi ngo bakazarusenya Apotre yo ngo yigeze kuvuga ngo babanye Matimba babanye ngo muri Karabaye ngo babanaga Karabaye za Matimba hari Nyamirambo abazi Matimba cyangwa se abazi Karabaye hariya bazi byaberagayo buriya mama Sharirene yigeze kumutayeri Inyamirambo hariya akazina kitwa Nyiranzogera ukazi hiki Nyiranzogera ntabwo dize oya se Matimba ko haba indangamirwa hehe Matimba sise handi habaga indangamirwa habaga indaya none se nizo zihatura se indangamirwa hazwi nk'indaya isuba bahatuye bose ni indaya nyamuneka babita indangamirwa indangamirwa ubwo mama Sharirene muzajye mumurangamira se none wagiye ku kibuga cy'indege agafotora ikibuno ubwo yashakaga bigende gute buriya arababwiraga ngo wenye wivu wa Cinyonge ababaye biyahure nibyo ababwiraga atababaye biyahure sabe naba baranakiri muri etage yanjye sabe urumva rero tekinike nuko diruzimeze mama Sharirene kumeze nkaho ukibuka urukundo ukagenda ushyiramo inuzu ukagenda unjirira ucisha hariya hirya utamporeza mu kiganiro ye namuhamagaye yaza kunyitaba mba namubwiye amagambo 3 yonyine noneho ntiyakwitabye aya 3 wagombaga kumubwira n'ubundi ari buyabone kuko yagiye kugukoraho ikiganiro afata tamuneri ubundi Juste na mama Sharirene wagira ngo baravukana kubera ko Juste afite amabuno nk'ay'abagore urumva wabyumvise amabuno ya Juste se kandi yo agaragaye nyine ahubwo Juste na mama Sharirene bakwiye kuzakorana siporo kujya bakorana siporo urumva aragwamagaye aya ntabwo ari we kuko yaza kuba ari we rwose mbamise mutuma ababyeyi buno rya Juste rimeze urumva umugore wese baza uveze cye ko watereswe ukamwanga iryo waribwiwe niki ibuno ryande mama Sharirene ariko Ezekiel agoze cye nyine ubonye rya Juste uturigerera 150 wapfushije ubusa iyo biha mama Sharirene bikagira inzira nyine ntayo namuhaye nagiye gushaka abamurusha ubwiza none wenda nagiye gushaka abamurusha ubwiza 150 wahaye wa mukobwa kwa Karosi kuki utabihaye mama Sharirene hanjye nicyo kibazo ariko se yakuguriye mu cikopo ntacyo wamuhaye hanjye nicyo nibaza umve nongera icyo nongeraho yamuguriye mu cikopo nta kintu yamuhaye winganisha hirya ibuno rya mama Sharirene rya Juste ni bimwe waribonye ute urabona hari uburyo amaso abiraho kureba niko Bibiliya ivuga Bibiliya ivuga ngo ibyo amaso yanyu atabonye amatwi atumvise ibyo muzabona kuri mama Sharirene imitima itatekereje ndakubwiza uko wabyumvise neza ibyo amaso atabonye yego mama Sharirene arabifite mama Sharirene arabifite amazuru atanukiye ndakubwiza uko umutima utatekereje ibyo nibyo biri kuri mama Sharirene ndakubwiza uko
hari nimba twajya turirimba mu madive ngo iby'amasa tigeze kubona iby'amatwa tigeze kumva iby'imitima itigeze itekereza iby'amasa atabonye iby'imitima itatekereje iby'amatwa atumvise ibyo nibyo mama Sharirene aba agira ngo yereke abagabo wabyumvise neza yigaragaze. Mama Sharirene ko nta kandi kazi yakoze. Mama Sharirene ko ntaho yakura ari amafaranga y'iyo etaje wayikuye he iyo etaje wa mugore we. Bishop Brigitte Misi yashize yaravuze ngo abagore barasenga ngo baba muri etaje ngo basenga kurusha abapasiteri b'abagabo nari mugarukanye mama Bishop Brigitte ariko yarambwiye atari ko musaza wanjye wowe ati iby'imihanda sinzi gutwika ngo nkongore ndavuga rero niba utazi gutwika egerayo urumva ibyamubwire egerayo kubera yuko umuntu wese ugomba kwinjira muri mu kintu umuntu wese uzakinjira muri technique system abagomba kubazi gushya umwotsi ugatumuka ivumbi rikamuvaho agomba kuba ababyeyi be baramukuye ivata ku rurimi. Yego umuntu uza muri industry urabona ahubwo yaba atazi guteka gatindana nawe sinajya kure wanguriye ikariso wajya kureba Mama Sharirene ataje guteka ariko ntwazaza cye akutwara kukugurira mu cikopo wowe nta byibuza harya ni Rodi Bonuri ni Bonuwe erega Oya icyo kibazo nta kibazo we kuko niwe wamubajije ibyo gushaka. Ni Robe. Niwe wamubajije ibyo gushaka. Atugwate hari ibyo ndi bukubwire nyuma y'igikara. Ahita kugaka gukunda. Banza wumve. Wowe Mama Sharirene ajya kukubwira. Banza wumve se. Yakuguriye banza wumve se. Uva mu ntega amatwi. Mama Sharirene yajyanye za Keri amutwara Nyabugogo. Ajya kumugurira za mucikopo Nyabugogo. Wakwisanga urenze umurongo nkazana iby'igitenge kibumbi 150 iriya za Muhanga. Hari ikibazo se. Twikomereze. Yaba bivuga yaranampaye bikagira inzira. Nico kibero nkakibona nkajya nkibara nkajya buriya ntabwo yari kubivuga iyamba. Mutesi yaza kuma ntabwo yari kubivuga. Oya. Wapi? Nese nzamugusabire. Yaguha se. Yaguha. Nyine nzamugusabire. Yaguha se. Oya nyine we ntuma nkubera umuvugizi niba byarakunane kurya ivu. Ntuma Yesu ntuma mwami ndagenda ntuma. Wa mudamu rero Mama Sharirene nyuma yuko avuze Reverend Pasteur Justin mu kabati hari harashizemo ibintu akongera kugaragara ari guteka ari kuzuza akabati. Shobundi ayikojeje mu bicu ati ubu noneho ndumva ngiye kugura imodoka. Mama Sharirene. Yego. Yo gutangaza ibyo aritegereza abona nta buryo ari buze kubona iyo modoka atabanje kwataka. Yaragiye kuyigura. Atabanje kwataka umugabo witwa Justin, atabanje kwataka Ezekiel, atabanje kwataka Pastor Claude kugira ngo abone uko agira kwiterambere rimugurira imodoka. Ariko Justin ejo bundi arutse kumubwiza ukuri aramubwira ati jya wiherera kambivuga mu kinyabupfura ndeka kubivuga uko Justin yabivuze kagira ngo nanjye mubwire jya wiherera aho weretswe. Yego gahunda jya wiherera aho weretswe muri gahunda jya wituma aho weretswe muri gahunda uwo yabwiye ngo ajye yituma Justin niwe watumye Mama Sharirene mubwiza ukuri. Bakunzi mudukurikiranye mwese mbere yuko nkomeza ikiganiro mujye kuri Mama Sharirene official mukore subscribe like na comment kubera ko ni channel ya Sheri wanje. Yego twakomeje cye mwese aya macano 15 ari hano mwese mukore subscribe kuri Mama Sharirene official. Uratinyuka kandi twagiye gutangira iki kiganiro ngukemanga yera ugize uko rero uyu mugabo mbona ufite neza ko bamugize kuri thumbnail. Uyu mugabo tubwira ngo Mama Sharirene yaramukunze ngo arangije ngo aramwanga none tumweretse yuko muvuzeho gusa none ndabona ibicure kareka ndagukema. Mama Sharirene ragakundaga ndaza kureba kansubizana ngo nanjye ndagukundaga ko yaguhamije gusa neze kukwita inyogo yogamo nyuma yo kukuzingisha umukeka wa gusubira kujya gushaka Imana. Kuri umupagani nguri kazarusenya sha Imana ndayifite mfite Imana muri je itura muri je ikorera muri je ni Imana ishoboye byose. Ubwo rero ndemewe uhemerwa kandi Mama Sharirene yakuzingisha ndemewe
urabona mama Sharirene Mutesi yaracecetse, mama Sharirene yige aba umuvugizi aba nka ntuze nka parapara systeme, hanyuma hajyaho n'undi mu parapara wa ariko uwo muparapara utsimba ko nakuzeho gutinya hagiye uvuga imbwa mu mazina nabugiye kuzajya ubigana umuntu aza yitakuma avuga ati tinyuka mugezi wanyu azamuke avuga ati ziriya Nyagasozi zamuka avuga ati birura buriya nawe yari Nyagasozi kazi. hanyuma iyo uvuze ikintu iyo ubwiye abantu batunga urutoki ujye umenya ngo eshatu zirakureba, utunze nuvuga ngo utunze urutoki rumwe ariko eshatu ziba zikureba. Rero yisabana Nyagasozi buriya ari Nyagasozi kazi nawe. ese hagati ya timu yawe meruka wanabaye perezida w'imihanda, yego niki uteganya gukora kuri aba badamu bari kuza kubahuka perezida? Ushobora kuba nta budahangarwa ufite. oya urumva muri iperereza rimwe rirakorwa ryo kuri YouTube, buriya mama Sharirene hari iperereza rimwe riramukorwaho, kuko Justin ni ushinzwe iperereza ry'imihanda ya YouTube. Ubu rero Justin aba yashyizeho icyo bita interforce ya YouTube irimo irakurikirana gahunda zo kuruyenzi kwa tekinike. Ubu YouTube irimo iragenda imuzenguruka. yamukuyemo inkweto amwe amuzamukana gihara yose azamutse n'amaguru ngo arakora iperereza. Justin ntabwo muzi wowe, ntabwo Justin umuzi buriya aba yamusomye bya hatari. noneho we yashatse gushyiramo akanyabupfura k'ubuperezida. oya urumva icyo navuga kaza nshaka umuntu utuye kuruyenzi mukore nkora iperereza nonaha. ese pasiri tugiye no gusoza, ndabona tugiye no kwisoreza. oya umva dore uko bimeze dero tekinike ndakubwiza ukuri. ugiye guhamagara hakabanyura harya ni Musanzire harya aka ntacyo gatwaye si ya tasiyo ndembo za tasiyo nta copyright zigira sembezi. gahunda tekinike nta muntu n'umwe uri bugufate ko byagenda kose sibye ntuzi. ubu rero itaba yanze kwitaba mama Sharirene iyo aza kunyitaba mba mubwisha. ubwo niwe wari wongeye guhamagara ako nturambirwa. urumva nitwa Mutarambirwa. tugiye gusoza. Mutarambirwa. ese pastor wenda turi gusoza kuki mama Sharirene menya mbere y'inkuru n'ibiganiro byose yagiye akora uyu munsi agarutse kuvuga kanadushyira kuri thumbnail hari uko amaze kumenya amakuru yuko mudamu wanjye yikojeje mu bicara batereka mbe nigiriye iwacu nge kwitekereza kuki ari bwaje kuvuga. nyine urumva yari yateguye urugamba rwa mupfubanye. urumva aratsinzwe mu yandi magambo. noneho amaze gutsindwa niyo mpamvu rero habayemo icyo kintu bituma gahunda zose ziba parapara. ibyo bintu rero urumva bibaye kwinyuraguramo. ni ukwinyuraguramo mu yandi magambo yatsinzwe. yari yateguye urugamba ariko iperereza ryiwe ripfira mu kirere. wabyumvise. ubu rero mama Sharirene yamwaye yatsinzwe ntacyo yavuga ntafite icyo. niyo mpamvu ubona yabaye yasambagurikiye kuri YouTube yaje kuvuga ubusabusa. kurano kuvuga ubusabusa. urumva udafite icyo avuga wese avuga ubusa. ni ugusambagurika. urumva nuvuga ngo yaje kuvuga ubusa. wabaretse abo bantu uri guhamagara ko nta n'umwe uri kukwitaba. aba bantu rero ndumva nta n'umwe pe. ndumva ndi kubabwa nyene. hanyuma wabaretse tukaganira nta kibazo. ntabwo ari byo byiza. nta kibazo. turi kusa nk'abagana ku musozo. uyu munsi wa none hari ibyo utangaje wenda bigaragara ko nifite n'umunezero yuko urukundo rwawe mugore watinyutse kukwibwira akagukunda. mbega umunezero ayumuneze. tekereza yuko biri bwakirwe bite. mama Sharirene ndakwiye we
akomenya ari gukubita ku ngutiya nta kandi kantu yacanzemo cyangwa wabaye nkanjye ubushize byaranshajije mba nziroshyemo ndababaye urababaye se cyangwa wacanzemo akantu wa mugabo pastor are you okay arambabaje utaza kwinaga mu mugozi arambabaje uriya mugore mama Sharirene rimwe gasopo kabiri gasopo gatatu gasopo kane tezevu umugabo yigeze ku umugabo uvuze ngo tezevu acecekera iki mama Sharirene ceceka urabyumva neza umugabo umwe yarafite igipangu arangije yorora imbwa ku aragira ajya kugira ko yakwanitse baza wumve se arangije ko yakwanitse acirira ikibwana cy'imbwa arangije yandika ku gipangu ngo hano hari shemesha mama Sharirene rero nkubwira ubwa mbere na nyuma aha ngaha kuri aba bagabo uri muravuga hari imbwa iryana ku gipangu cyabo hanyuma rero hari uburyo avuga ko bamwe muri twebwe ngo tuza kwanika abantu ngo tukabambura ubusa mu kiganiro yakoze niba none se yani kuriya mugore Just Media Korodina uriya Just Media ubwo yaramuhamagaye nubwo yamuduteranyagaho ariko yamukoreye ibiki yaramuri kodinza amaze kumuri kodinga afata amajwi yoherereza kwa Rayira yasohora kuri kamera ziwe ko yavuze ko ari ama episode atazaceceka baza izo episode nazizane rero nyamara arakuzi iriya ni we umugore muzima utegeka ngo we ariko kantu ko iri feratasiyo kabyara we niko nta mugore muzima ufite ubwenge utekereza wabyaye abana wese cyeburetse umugore muzima wabyaye abana utekereza ujya ku gasozi akita abagabo batarabe ngo nyagasozi kaza ari wowe bajya ngo yakubwiriye yuko agukunda ngo nyuma mu gikarisha arabikira hasi cyonze kwanika nyirankabi pastor waba byemera hakiri kare nyirankabi abikore nyirankabi nyakwa Perezida wa Repubulika yaravuze ngo nta habi haba hazaza harutaho twavuye aho tujya ni heza kurutaho tuvuye naho se akantu ko kuvuga ngo uriya mugabo yarindushye uhe papa Sharirene yarindushye nyine gusa uriya mugore ubona ari wowe urabona uriya mugore mw'abana usibye babandi bapfuye muri tekinike usibye batagira ubwenge babihamagaza n'ibiki ngo reba yereka kuri video call wabonye yagera ku kibuga cy'indege ngo gafotora ikibuno yewe hanyuma arangiza agafata kaminwa kabiri aka kantu wakigiye pastor wabibonye ibyo bintu do ari muri arako kantu wabyumvise neza bivuze iki rero biriya nta musaruro bifite ahubwo biriya bifite ubukunguzi n'ubushizi bw'isoni kwigisha urubyiruko rw'u Rwanda gushira isoni no kutiha indangagaciro yagenda pastor no kwigisha hariya barimo arigisha urubyiruko amahano urumva uko buryohe tuvuganye ati madamu ati mama buryohe niwe wakoze ku kibero ngo yive kwa amazi arimo wabyumvise neza amazi arimo sura n'umugezi utembera muri Nyabarongo amazi arimo iriya ni Nyabugogo amazi arimo iriya ni ntuze n'uyu mugezi wanuze wa Rwakibirizi ngo amazi arimo urabyumva neza biriya rero ni ubushizi bw'isoni ni ubukunguzi ntabwo biriya bintu reka babwize ukuri hari ibintu bitajyana hari ibijyana n'ibitajyana ibi nari naranze kubivuga ntazongere reka ngushimire pastor murakoze cyane ibiganiro byacu nakagaruka ciao murakoze
Gasaro TV.